uyu munsi rero tugiye kuzana topic isa nkaho itamenyerewe ariko ni topic mu by'ukuri ifite aho ikora ku buzima bw'abantu bose, ku buzima bw'abanyarwanda, ku buzima bw'abantu bumva ikinyarwanda by'umwihariko. Ese wowe ushobora kuba wabitangaho ikihe gitekerezo? Ese ubyumva ute? Ubushakashatsi bubivugaho iki? Ese impamvu ubushakashatsi nabwo bufite icyo bubivugaho ni iyihe? Ngiki ikiganiro tugiye kuvuga ku bigendanye no gushaka ndetse no kubyara, gushaka, gusama no kubyara. Ndebye ni izo topic, nibyo bintu by'ingenzi bigiye kwibanda muri titre y'ikiganiro cyacu uyu munsi. Ikibazo kiragira kiti, ese inama nk'umuganga watanga ku muntu washatse cyangwa se umuntu wakoze ubukwe, wamugira inama yo guhera ko agahita asama cyangwa gutegereza agasama nyuma y'igihe runaka? Ese impamvu zo kuba wenda yategereza niba zihari ni izihe? Ese icyo gihe yategereza cyo kingana iki kugira ngo none afate umwanzuro wo gusama? Ese icyo gihe yagitegereje bigabanya ibyago runaka bihe bingana iki by'iki? Ibyo byose tugiye kureba uburyo tubigarukaho kandi mu magambo avunaguye tutarambiranye, ntabwo turenze iminota 10 banyarwanda, rwose murabizi njya mbibasezeranya. Ndatekereza ko abanyarwanda benshi n'abandi benshi b'abanyafrika bari buntera amabuye, kubera yuko ubundi mu muco tuzi ko umugore cyangwa se umuryango washinzwe cyangwa se abantu bashinze urugo vuba ikintu cya mbere abantu bose babiteze ni ukubyara. Abantu bose babiteze kubyara, abantu bose bashaka umwana, abantu bose, ndetse n'iyo ukwezi kwa mbere gushize, ukwa kabiri kugashira, kwa gatatu kugashira, abantu batangira kuvuga amagambo menshi bati ese uriya mukobwa si ingumba, uriya mugabo se arabyara, uriya mugabo se si ikiremba, uriya mugabo rerere, uriya muryango bimeze gutya, barabaroze n'ibindi. Ariko inama za muganga ni izihe ku bintu bigendanye no gusama no kubyara ku bantu bacyubaka ingo? Ni ukuvuga ngo ku bantu bacyubaka ingo, ubundi mpise nkubita mbangura ndasa ku ntego, biba byiza iyo mutihutiye guhita musama. Ariko uzasanga ingo nyinshi amezi 4 ya mbere hejuru ya 80% tayari baba basamye bafite baba basamye bafite expecting cyangwa se batekereza nyine kubyara mu mezi make ari imbere. Ubundi se ubushakashatsi bugaragaza iki cyangwa se bubishingira kuki? Hari ibintu turi bigende tugarukaho cyane cyane bigendanye n'ibibazo bishobora kuba ku mugore watwise, cyane inyuma yo gutwita. Ni ukuvuga ngo umugore watwise akenshi uzasanga hari ibindi bibazo ashobora kugira mu gihe cyo gutwita, cyane by'uburwayi bushobora kwigaragaza mu gihe cyo gutwita. Ngewe muri iki kiganiro ndaza kwibanda cyane ku muvuduko w'amaraso uri hejuru. Akenshi twebwe muri terime tekinike za kiganga tuwita preeclampsia. Uzasanga abagore hejuru ya 40 kugera kuri 50% bagize gutya bagasama mu mezi 4 ya mbere, bagira ibyago bigeze hafi 40 kujya kuri 50% byo kuba bagira wa umuvuduko uza mu gihe cyo gutwita. Ni ukuvuga ngo rero icyo aba bantu baba bakoze nuko ubundi haba habayeho kwiexposa, donc kwa masohoro y'umugabo, umugore akaba yiexpose kuri ayo masohoro mu gihe umubiri utari wamenyera, utari wiyadabuta, utari ware mu buryo bwo kumenyera nyine uwo muntu mushya bagiye kubana. Ubwo tayari inda ikaba yagezemo. Iyo yagezemo rero
buriya mu mubiri habaho icyo nagereranya no kwivumbagatanya. Ndi kugerageza gukoresha terime ziri butume abantu nyine babasha kumva neza icyo turiho tuvuga icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo rero uko kwivumbagatanya niko gutuma habaho izamuka ry'ibinyabutabire mu maraso, bityo bikaba byateza umugore ibyago byo kugira umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Ni ukuvuga ngo rero ubundi inama zigirwa abantu bagishaka ni izihe? Inama zigirwa abantu bagishaka bivuga ko nibura abantu bakagombye nibura gufata igihe kingana n'umwaka. Ni ukuvuga ngo umwaka abantu bakawufata nta kibirukansa kameme, bagafata umwaka bakamenyerana, bakakora imibonano mpuzabitsina idakingiye, ariko kandi nanone bafite uburyo bwo kwirinda gusama. Ni ukuvuga ngo idakingiye ni ukugira ngo wa mugore agire aho ahurira n'amasohoro yavuye muri wa mugabo, noneho babashe nyine umubiri we ubashe kumenyerana n'umubiri wa mugabo, noneho n'igihe cyo gusama nikigera bizagere umubiri warabashije kumenyera, bityo bya binyabutabire ubundi byagateye izamuka ry'umuvuduko w'amaraso mu gihe cyo gutwita bishobora kuba byamanuka. Bivugwa ko rero iyo abantu bagishakana buri kwezi kunyuzeho batarasama, kugabanya nibura 4% kw'ibyago byo kugira wa muvuduko w'amaraso mu gihe cyo gutwita. Ni ukuvuga ngo rero buri kwezi kunyuzeho mubana mukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ariko mudasama, bigabanya ibyago nibura 4% byo kugira umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Ubwo se urabyumva uti nyuma y'umwaka urumva uzaba ugabanyije ibyago bingana iki? Ngo nyuma y'amezi 10 ubugabanyije nibura 40%. Kandi niyo mwabibonye neza nuko hagati ya 40% kugera kuri 50% n'ubundi nibo babadamu bagira gutya bakaba basamye mu mezi 4 ya mbere, nibo bagira ibyago byo kugira umuvuduko uri hejuru w'amaraso, nababwiye ko witwa preeclampsia. Ngayo nguko rero ndumva ari uko nguko nabisobanura. Hanyuma tukareba mu by'ukuri niba ubundi umuco wacu ntabwo bishyigikira rwose, nta nubwo ari ibintu ndibwirirwe mbabaza, ariko ndagira ngo nkubaze wowe muri comment iki kintu uracyumva ute? Ese ushyigikiye yuko hajya habaho nyine uko kubyara kwa hato na hato, cyangwa se ushyigikiye icyo ushyigikiye nyine wirekure umbwire, ubundi tugere kuri common understanding cyangwa se umwanzuro uhuriweho. Ngayo nguko rero munyemerere ngewe mbendekeye ahangaha, hanyuma ubundi tujye kukureba. Ese umuntu ushaka kujya kuri channel ya Dr. Richard Official uca he? Ujya muri YouTube channel ukandikamo Dr. Richard Official, ibirango ubona ni ibi ngibi. Ushobora gukora subscribe ubundi ukabuduteye inkunga kuri iyi channel ya Dr. Richard Official. Ni ukuvuga ngo rero iyo ukoze subscribe rwose aba ari inkunga ikomeye cyane, ntabwo dushobora kuba twabona n'uburyo bwo kubikubwira. Ikindi ushobora kureba ibiganiro byacu bitandukanye, waba uri hose, waba uri muri Congo, waba uri mu Burundi, waba uri mu Bugande, waba uri ahariho hose. Ushobora murambabarira, ntabwo ari mu Bugande, ni muri Uganda. Abantu hari umuntu uherutse kudukosora rwose mu mvugo, abajya bakurikira channel ya Mugabe World TV, Mugabe ajya akunda gukosora umuntu bakorana witwa Mbera, akamukosora ati ntabwo ari Abagande ni Abanya-Uganda, ntabwo ari i Bugande ni muri Uganda. Ngayo nguko rero abantu bari bo bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda, nyaboneka waba uri ahariho hose, tera inkunga Dr. Richard Official ukora kuri subscribe. Ikindi ushobora no kudutera inkunga mu buryo buri financier ukoresheje code ya MomoPay igaragara muri description niba ukoresha mobile money. Ngayo nguko rero reka dukomeze tuzamure ubumenyi ndetse tuzamure n'ireme ry'ibyo tuganira hano kuri channel ya Dr. Richard Official.
dufatanyije. Murakoze, murakarama, n'ibitekerezo byanyu biba ari ingenzi. Reka tubonane ubutaha, simbarambire nyaboneka, ngayo nguko. I wake and I whisper your name in the dawn. Your laughter still lives in the walls of our home. The world may be turning, but time feels so slow, 'cause every breath takes me where you should go. I remember your fingers curled into my hand, as if you were telling me, here I will stand. But life is uncertain and love is a thread, so strong and so fragile, it fills me with dread. I miss you, my heart, every second you're gone. I search for your voice like a half-finished song. I love you so fiercely, it scares me to see how much of my soul you have taken from me. I watch every shadow, I guard every door. The thought of losing you shakes me down to the core. I pray to the silence, I beg to the sky, let me keep loving you, don't take him, not I. Your footsteps are memories, your smile is light. You are the reason I wake through the night. And though you are growing and drifting afar, my love is the compass you'll feel in your heart. I miss you, my heart, every second you're gone. I search for your voice like a half-finished song. I love you so fiercely, it scares me to see how much of my soul you have taken from me. I know one day you'll run faster